data rero umubyeyi muti nyemerera ntabwo musuzuguye ndabisaba kuko naratojwe umubyeyi isibo ya kabiri cyambuye umuntu ushinzwe kuyikomandinga ntakire imbaraga urwego bitagenera komande uri gukomandinga amasibo asubiye kuzana isibo ya kabiri isibo ya kabiri iratambuka nayo irimo abakobwa beza b'abafudende ariko iyi porotokole mo gacamo abantu bazi gukopera mukopere bafite umuntu uwo bitagenera komande urimo kugenda azana amasibo naza kumubaza izina rye tuzagerageze natwe natwe umutumira aze kudutoreza abacu tuzamutumira nyaruguru umubyeyi musizi witegereze bimwe muri gukomandinga amasibo muze kumwaka nomero ajya komandinga isibo ziwanjye azazigishe agiye kumurikirwa noneho irimo nyir'ubwite nyirizina umunyacyubahiro w'umunsi umuntu wese aterere yerekeza amaso hano haruguru Ingabire arimo aratambuka afite basaza be bafite baramufite mu mujisho rwose porotokole nziza cyane yabishobora kuba imaze nk'amezi nk'atatu bari ku ikosi urabona ko ari ibintu biteguye umuyobozi w'amasibo rwose uri gutwara amasibo ngira ngo mukomeze mutambuke ni gutebuka iwacu baragushaka ari hehe ni inyange zirusha kwera komeza utambuke ni Ingabire rwose aragenda kuri twa dutambwe duto bya bindi tera tugiye kiri nk'abavuga ngo ni ukugenda amatereka mfizi ariko nta kundi bigenda ariko uyu munsi wo kugira ibyishimo byo mu muryango bigaragare mukomeze mutambuke abantu abahungu rwose batware Ingabire cyangwa umukobwa w'ubwitonzi wasenze Imana yarasenze rwose amajoro menshi aragenda azakanyarira hose yagezeho ku misozi y'amasengesho mukate hano abahungu beza inyange zirusha kwera di nabi uraho gabanya mubyeyi ngira ngo iyo biza kuba atari iby'iki gihe wakabaye umuramutsa ariko ubwo utangiye impanuro za kibyeyi z'akanya gato umwanya ni uwanyu kandi nawe niba ugura amashyi rwose ntibashimire cyane ariko umubyeyi aravuga ngo mutemere umwana mugatezamo yaratojwe aravuga ibintu by'umwimerere ntabwo ari gushaka twebwe yego gabi uraho neza birasa nuko shaje kwinjira rwose aho kagabanya serura hano abahungu rwose nabo n'aba barakaye aba bazamu ndabona batoroshye n'abarinzi bambaye ndabona batoroshye harya muri za ndimi z'urugo babita muke Jean Marie aba bodyguard nawe rwose ni bose bari smart kakuko nuko rero ba bodyguard Ingabire murabona ko bimeze igitsina murabona ko ari cyiza kandi rwose umuntu ageze hanze hano hari n'agaterime kaje umuntu aribura akavuga ati ukuntu wambaye neza ntabwo bikiri ijana noneho ngo byabaye magana abiri ijana ntabwo bikiri kuri magana abiri ariko njye ntabwo ari neza kubagenera ushingiye n'akazi mwakoze ko kuba abazamu abarinzi bakoresheje
kwakira rwose n'ishimwe hanyuma subiramo rwose muri wa mukombo aho wari uri nabyo ni byiza umugabo ntakuvuga ko wamushimira rero bireba hano buriya rero utize byaro ko ibyagiye uriya we kariya ariko kari kamubereye ariko nabonye uyu nguyu kaba katameze arebana nabi rwose areba nabi nyakubahwa rero turagira ngo rwose gatanga kabona nakara gasigaye kana urega nawe arashyitse rwose rero umwana uzaba umugabo yabonaga ibijumba bishisha agahita amate mama natwara iki kinini rwose ntabwo katubwira nyakubahwa tumushyikire nimushyikire reka niko bigenda niko bigenda reka rekura baka umwana w'abandi ntabwo ntakiri uwanyu yanze byamugoye umushimire cyane niba ubashimira barawukomeza ariko turacyakomeza kubashimira mu kanya hanyuma rero Ingabire rero urabizi ko gahunda cyane kimeze hano haje umusaza witwa Musinzi Celestine aza mu muryango wacu aratura ndetse arageta kubera ko ikintu cy'urukundo yaratumwe umugambo we utagiye kure hanyuma turakakira inzoga za mbere barazizana mbere barazizana ndetse n'inkwano rwose turagukosha rero uriya kibazo yagiye kugeza turavuga tutari kugari n'umwana mwiza warezwe wumvira ababyeyi kandi akagira ikinyarwanda kumva rero ibyo twakoze utandukanye kane twari twigiye ko tuzavuga isoni none rero ibyo twakoze ubitwemerera nguyu wafashe nanjye ariko kuba navuga ko bitereka hanyuma muri makeya rero ndebutse harya wa musore wawe yibutse yatubwiye ko yitwa twagerageza Emmanuel we burya kubaza yari arimo anyongorera twagerageza twakoze none rero mutsinzi urabona ko yaje n'ingobyi n'imodoka n'ababyinnyi n'intore n'abashakashatsi umusanga rero ndagira ngo turi gukenguruka mbere y'uko ugenda hariya wanze usezera ababazi ntabwo ikiganza basezera ufite nimwikirize umwana wanyu rwose biragoye gutandukana ariko nta kundi tambuka rwose ushyikire Ingabire bagusaba murakoze n'ubu umugabo uzashimira reka gushimira urakoze Ingabire rero banyamuryango inshuti z'umuryango nguyu uwo twaharaniye nguyu uwo twakunze nguyu uwo twifuza mu muryango wacu twagenze n'ukuri rwose twagendeye kuri kandi biragaragara maze rero turagira ngo tubwire intore nkuru Emmanuel aze nawe aramutse umukunzi we ibindi kugira ngo araba bitwibwirira ibindi birisobanura birisobanura maze nguyu Clementine mwenderewe kuramukanya tanga iyo nshyimbo de ati mumfashe nta bintu byo kuza mwegekaho ibintu by'inshyimbo atakira n'ururabo rwiza ati igisobanuro cy'urukundo mukunda cyose gikubiye muri iyi mpano nziza ati kandi impano igira umutima wawe
sinabuze mbabwira ko Emmanuel yatangiye guseka ntimubireba se nuko ngabi kibanza ushimire umukunzi di ongera umuhobere umubwire uti Imana iguhe umugisha ongera di nuko abo bari barakubwira ati urakoze mugabo mwiza munyemerere ongera witeho di ukoreshe umwanya kandi neza Ingabire arimo arandeba akambwira ati ngira aho mvuka kandi ngira umuryango ati reka mbanze njye kubereka uwo nakunze umuryango ubanze umenye ko nabikoze mu buryo buteguye kandi narabisengeye Ngabi fata Emmanuel mu kiganza hanyuma ugenda umwereke umuryango waramusaba ababyeyi bamuramutse dore ko nta mwana uramutse bakuru umwereke papa umubwire uti ngoyo data wambyaye kandi uburere bwiza umbonana no gusenga wambonanye ibyo byose bikomora kuri uyu mubyeyi murebe ukuntu umubyeyi yaramukiriza umukwe ariko aramubaza cyane ati warakoze muhungu mwiza kumwumvira umukobwa abatwaje Emmanuel impano yo gushimira umubyeyi iti munyarutse abantu batwaje Emmanuel bagezeyo baranyarutse ati data ngiryo ikamba ry'uburere bwiza ngiryo ishimwe ry'umubyeyi wareze neza ati kandi ngiri ikimbo ndimo ndareba nkabona ugeze mu myaka y'izabukuru Ngabi egera ati egera umubyeyi ati ngiri ikimbo yo kurya wicumba ugiye hahandi mu ifamu no kureba abakozi mu murima dore uyu musaza mureba mukabona ahinga arahingisha nta byo kujya kwirirwa kwisuka nuko umushimire cyane ariko amashyi yanyu amashyi ni ngombwa kugira ngo ibintu biryohe umubyeyi ati mwana wanjye nanjye ntabwo wagenda gutya atakira impano ivuye ku mubyeyi kandi ngabiyegeraho di egeraho ati ngiyo impano ababyeyi batanga icyo bita ubutumwa bwo kubifuriza umuryango mwiza ntabwo ari nka bya bindi byo muri za ndirimbo z'abahanzi ngo ako gapapuro numara kugasoma uzagace ahubwo uzakabijyakwiriye ati ndashaka gukwereka mama umbyara uwantwise amezi 9 agenda yigengesere yadahuga yanga ko mu bwana ati nguyu mama umbyara ati mubyeyi warakoze kumbyarira umukobwa mwiza nka Ngabire umukobwa nabonye mu mutima wanjye uramunezerewe ngabisuhuza mama ariko ati mama ati ati kaze neza mwana wanjye turakoze cyane ati Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro kuba mbibonesheje amaso yanjye yombi ati ndishimye cyane Emmanuel ishimira umubyeyi ariko Ngabi kuri guhunga impano z'umugabo urimo urajya umugabo arajya gutanga impano Ngabire akajya kumwihisha inyuma guhagarara ahagaragara nicyo kiranga ngo wakuze ntabyo kujya ugenda ujya ku ruhande umubyeyi nawe ati murakoze bana banjye ati nanjye reka nshimire umukwe wanjye niko bigenda atakira umuhungu mwiza ati warakoze cyane kunkundira umukobwa iki ni icyubahiro cy'umuryango mushimire aba babyeyi n'umwana hanyuma baracyakomeza gushimira umuryango aragira ati ndashaka gushimira abantu bo mu muryango haze baramubaye Emmanuel haze uwitwa Nduwayo ngira ngo ari muri babandi bazanye Ngabire mu mujishi impamvu mwabonaga yanga kugenda ngira ngo yavugaga ati izi mbaraga natakaje zitagarutse nabanyazwe Nduwayo atambuke yihuse kandi azakurikiranye na Ngabonzima mu gihe batadukerereza reka twakire impano ya shangazi mama Sharifu Emmanuel arashaka gushimira mama Sharifu cyane mama Sharifu ntawe uhari nigire hafi mwigire inyuma kugira ngo mutaza kubyigana n'abantu kandi amafoto agomba kuba asobanutse mwigire hano inyuma mwigire hafi hano nguyu mama Sharifu ati reka dushimire mama Sharifu cyane ati yatubaye hafi mu buryo bushoboka
ariko mwokagira Imana Ingabire ashobora kuryoshya amafoto ibintu bitoba cyane nuko ati mama Sharifu warakoze kutuba hafi ndowayo natambuke bamushimire di ndowayo ati naje ntwaye mushiki wanjye mu mujishi mbona barimo baramfunda utuntu tw'udufanta ariko reka nze ngabane ku mugaragaro ngaho ndi noneho ihangane nawe umwanya wawe urahari ati reka nwe mushiki wanjye ku mugaragaro bose babireba nuko hanyuma ngabo nzima nawe tambuka bagushimire muramu wanyu arimo arababwira ngo mwarakoze cyane kubungabunga mushiki wanyu ntagire abantu banyagiriza cyangwa baza bikatishwa hafi y'urugo ati ibi byose ni mwe dukesha kugira ngo uyu munsi mbibona asa gutya ati igihe yajyaga ajya gusenga akaza bugorobye mwamubaga hafi ntagire umuntu umuhungabanya nimushimire Emmanuel cyane kubw'impano yo gushimira umuryango hanyuma Emmanuel nawe ugira aho uvuka ugira ababyeyi bakubyara kandi umuryango nk'uyu fata Ingabire mu kuboko ugenda umwereke papa cyangwa umubwire uti nguyu data umbyaramo icyubahiro ati nguyu data umbyara atakira muhungu mwiza sinahangara gukora mu ruhanga rwa data kuko kirazira ati ngiyi impano y'umukazana arantumye ngo aragushimira by'umwihariko ati reka mwishyikirize inshyimbo yo kuko ati mubyeyi warakoze kumbyarira umuhungu mwiza nk'uyu nguyu ati ibico byiza gusenga Imana namubonanye ati byinshi ndabireba nkabona aho bikomora nanjye igisobanuro nkakibonera umubyeyi ngira ngo igire mu byimbo byawe ucakabogi umubyeyi ati bana banjye murakoze kandi ndabashimiye genda umwerekeye bamukubyara mubwire uti nguyu wa wundi wakoze nk'ibyo mama wawe cyangwa uwo nita amaboko yakoze niyo wantwise amezi 9 umubyeyi ati iyizire mukazana mwiza nuko baramwenyura ntiwareba n'umushimire ariko mukagira Imana ibintu bigenda ubundi umubyeyi umukazana na nyirabukwe bishimishije gutya kudakomera amashyi ubwo ngubwo koko abwiye Emmanuel aramwongore ngo Emmanuel ubaye umuntu w'umugabo nuko Emmanuel wambaze cyane ati igira imbere bagushimire mubyeyi mwiza ati bana banjye uyu mubyeyi ngo abakazana ntabita abakazana aravuga ngo kaze neza wingire mu muryango w'abana banjye ati kaze neza Ingabire mukobwa mwiza wingire mu muryango w'abana banjye mushimire Ingabire cyane ku mpano nziza ahaye umubyeyi hanyuma Ingabire aracyashaka gushimira umuryango wamubyariye umugabo ati ntihatambuke muramukazi wanjye nkunda cyane witwa Kanzayire ati ntihatambuke tumushimire ati nguwo witaye kuri Emmanuel ubwo twayaga duhurira mu cyumba cy'amasengesho turara amajoro nkamubonana icyo bita smartness ati reka dushimire Kanzayire nawe yabanye na musaza we cyangwa se umugabo wanjye ati reka tugushimire hari byinshi wakoze Imana yo mu ijuru igiguha umugisha hanyuma aracyashaka gushimira
ba nyirasenge bamufashije kurera umugabo cyangwa se umukunzi we, ati nihatambuke Tirifina bamushimire. Ingabire arashaka kubashimira uruhare mwagize kugira ngo Emmanuel abe ameze atya, ati disipurine Tirifina rwose ati nawe mwana wanjye wakoze, ati Emmanuel ati felicitation kandi uri umuntu w'umugabo. Abe hitegura Sarafina abe hafi. Sarafina ati turashaka kumushimira n'ababyeyi bafashije mama wa Emmanuel kumushyigikira, kumufasha muri byinshi, bamutoza ingeso nziza. Ati mwana wacu urakoze kuza mu muryango, ati turakunezerewe cyane, ati umuryango wacu ukunda abantu, ati nawe ikaze mu muryango. Nuko ati mwana wanjye, ati nukuri kw'Imana ntacyo nabona nkwitura usibye kugusabira umugisha. Ati Emmanuel ati urakoze cyane kutuzirikana nk'umuryango, ukatwereka umukazana, ati Imana yo mu ijuru izabubakire. Hanyuma Ingabire aranyongoreye ati ndashaka kugaruka ku muryango wanjye nkabashimira, kuko ni nabwo buryo bwo kubasezeraho uyu munsi, kugira ngo mbereke ko nabazirikanye. Ndashaka ko hahaguruka yamfashije, uburyo yandezemo nkakurana ikinyabupfura, gusenga Imana. Mu gihe bakiramukanye, hano hari itangazo ngo riturutse hanze ry'imodoka zafunze umuhanda, ifite purake ya RAA 228X, ngo yafunze umuhanda w'izindi modoka bagende bayikuremo. Hakaba n'indi, niba babyanditse neza, ngo ifite 685K, nayo yafunze umuhanda bagende bazikuremo, zabujije abandi gutambuka. Ngaho ndi munyarutse dukoresha umwanya neza. Ati Marene nawe wabanye natwe, ati turagushimira byinshi wadukoreye. Marene ati mwana wanjye urakoze kunzirikana, urakoze rwose. Ingabire ati ndashaka gushimira shangazi wanjye bita Mama Nicole. Mama Nicole atambuke bamushimire cyane. Tambuka Mama Nicole. Undi mu Kinyarwanda cyiza baravuga nk'umwana w'umuhanga umusiga yinogereza. Ingabire ni umwana w'umuhanga, umuryango waramutoje ibindi nawe yishyiriraho iby'akarusho. Ubundi iki kikwereka umwana uzirikana umuryango. Ati shangazi Mama Nicole ati yambe nuko Mama Nicole nawe kandi byamurenze, ntashaka kumurekura, arimo aramubwira ati mwana wanjye ntacyo nabona mwifuriza sibyo kukubwira ngo urugo rwiza kandi uzabyara abahungu n'abakobwa, uzahorane amata ku ruhimbi, uzahorane ibyakira abashyitsi, kandi uzagire abataramyi beza. Imana yo mu ijuru ibashyigikira. Mwarakoze cyane. Arashaka gushimira by'umwihariko ati papa, ati hejuru mushimire mwereke agaciro muha karenze uko ubitekereza. Mubyeyi, umwana bashaka kugushimira. Impano y'umubyeyi kugira ngo Ingabire ashimire. Ati papa, ati ntabwo nari nzi ko nageze uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima. Atari ko kugira ngo nkwereke agaciro muha, reka mushimire imbere y'imiryango yombi. Imfura agiye kurira ni ukuri. Ati papa, ati reka ngende, ati ntacyo narenza.
najyaga numva bavuga ngo abakobwa bakunda abase nkagira ngo barashyenga, naho nuko ati papa ati reka nigendere nta kundi. Nuko hari impano yari yasigaye ku kibuga cy'indege igeze ahanonanya Rwanda yari yayikereranwe kandi ntabwo twari buyisige. Ingabire ati hari musaza wanjye nubaha uburyo bwe mutabona, uwitwa Mahoro natambuke tumushimire. Ati Mahoro mwubaha birenze uko mwebwe mwese mubitekereza, ariko ndamwubaha kandi ndamukunda. Ati Mahoro ati ntabwo nabona icyo mwitura usibye kukubwira ngo warakoze cyane, wafatanyije na mama, ufatanya na papa, ufatanya n'abashangazi. Ati ibyo mwankoreye reka mbashimire n'umuryango wawe. Amashyi yanyu mwayagumye kandi biryoheye rwose, Ingabire ashimire imiryango. Ati mama ati imfura na se barangana tungana na data. Ati ngiyi impano nziza, aragabanya Mahoro akiri umusore ni ukuri. Egera aho mama, kutegera Mahoro tegera umuryango zi Mahoro araberewe, agabanya akiri umusore ni ukuri kw'Imana. Ati hari n'impano yo kugira ngo Mahoro na mama w'abana begerane tubashimire. Ati Mahoro nawe iyo ngofero nziza nugera mu rugo uyimanika ahantu ubwira abana ati ngiyi impano ya tantine wanyu yarakoze cyane. Hanyuma rero Ingabire ati hari impano ushaka kugenda ntanga ariko wowe utamenya, ni jyewe uzi ubusobanuro bwazo. Mwegere umuherekeze mutangiye kuba umwe mu kanya, pasiteri niwe uri bubyemeze 100%. Ati reka ngende izo zo ntiwabona ubusobanuro, ni jye uzi icyo bivuze. Izi ngizi yambwiye ati hari izo utagomba kumenya. Ati izi ngizi nzajya ngera ku muntu mubwire ngo haguruka mushimire, njye ntabwo mbizi, murihangana ariko munyarutse ntangira navuze ngo tuze kuba bamunyagihe kandi turaza kubigenza neza. Imana ariyo mufasha wacu. Mujye muramukanya ariko munyarutsa, mwubahiriza n'amabwiriza yo kuramukanya gake. Muri corona ntabwo abantu bahoberana ngo bagundirane. Kameramani namwe mujye mwitaho mubwira uti ibintu ni sawa cyane. Ihutire igira hafi mare nyarutsa. Izo nta busobanuro zifiteho, Ingabire arazigena uko ashaka. Ndabona azenguruka akavuga ati reka n'uyu nguyu ndabona nari namubuze. Ubwo ba nyiri guhabwa impano nibo bazi igisobanuro hagati yabo na Ingabire. Ati reka nanjye mushimire mwana wanjye. Ababyeyi bitangira ubutumwa bwo kubifuriza umuryango mwiza, nimugera mu rugo muraza kubibona. Ati nyaruka di. Akira Emmanuel yatangiye guca akenge ati ibintu n'ubufatanye akira mufashe. Atakira igira hafi ya Emmanuel azajya amufasha. Mbonye kiruraho aramuhereza ati mukade nawe ejuru tugushimire. Niba ndibuvuge ngo ni inshuti y'umuryango, niba amashyi menshi di mubyeyi wafotoje mwose yasokoje uruhanika ntabwo yigeze ashyiramo bya bindi by'amavuta ashaka kuzana ibintu bya mukorogo. Wapi mukecuru washokoje kinyarwanda, uruhanika rwiza cyane. Ngira ngo se Ingabire ibyo gusenga no kwitwara neza yabikuye. Mujye murebera kuri aba ngaba bose bicaye aha ngaha, ibintu bigira aho biva. Muririmbyi yararirimbye ngo ibirimo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ingabire nawe ibi byose abikomora kuri aba babyeyi beza, ababyeyi buje ubunyarwanda.
ngabishakisha vuba wundi usigaye di ngabishyiramo agatege niba nta waje uzamutumeho mubwire uti ngiyi impano yawe narayikubikiye yabonetse kubera ibyishimo arareba abantu bose akabona yabanezerewe ariko nuko hari uwo ntari nabonye ariko ndamubonye ati reka ncaha jejuru kante jejuru ntabwo nsuzuguye by'abana ngo muvuge mu izina mbyaye ariko wihangana ntabwo twavuga ngo yewe muntu cyangwa wowe runaka tutazi amazina ahubwo jejuru kante Imana iguhe umugisha. Naho mugaruke hano noneho aho imiryango yombi bitegeye umuntu utwaje Emmanuel impano ntimugire ngo nari nabyibagiwe nagira ngo Emmanuel yishimire umukunzi mu gihe gikwiriye amubwira ati tumaze gukora umurimo utoroshye reka mushimire cyane mwabibonye wagiye kumushimira amubwira ati ibyo twakoze byose bihaye agaciro ariko Ngabire azaryoshya ayo mafoto n'abo mabi n'ukuntu Ngabire agaragaramo waryoshya amafoto muzabibaza amashyi menshi kuri Emmanuel Ngabire umukagira Imana ati urakoze muhungu mwiza ati kandi utwaje erega ubundi baravuga ngo agasozi kazamutse inka bakamanukana umugeni none we Emmanuel azamukana inka yajya kwimanukanira umugeni ugatinda Ngabire ati reka nanjye mushimire Emmanuel ati icyubahiro mugomba nk'umugore ati cyose gikubiye muri iyi mpano amashyi yanyu mwayanyimye hanyuma rero Ngabire akongera akanyongorera ati igihe twagende tuzenguruka dushimira imiryango ndareba Emmanuel nkabona yananiwe ntabwo nshaka ko ashobora kuva umudara ahangaha ati ntimwigize hafi ibyo nateguye byo kumwakira niyakirira umukunzi umuntu utwaje Ngabire ibyo kwakiriza Emmanuel ari ku iporotokole mu kagira nagiye henshi iri ku iyo yandenze neza n'ibyaha niba amagambo ashize ivuga mwayibonye noneho iyo bita ni bya bindi aho bavuga ngo ni oji hanyuma rero Ingabire ati Emmanuel muhungu mwiza Ngabire icyo mpamya neza nitegereje nararebye nsanga we na Emmanuel mumenyana mwamenyaniye mu gusenga nta n'ahandi kandi niyo ndebye mbonana n'umukiriya abana beza basenga Imana wowe na Emmanuel muhora ntitwari duhari ariko sinzi uwabwiye undi ngo Emmanuel cyangwa Ngabire ndifuza kuzambera papa w'abana cyangwa ukambera mama w'abana banjye tuzabyara kandi Imana idufashije hanyuma ntabwo ndi bukore nk'abandi babarirwa ngo barasiganwa mu bikore mu kinyabupfura mutozwa Emmanuel ati ninjye wamubanje
icyo gihe baramubwiraga ngo uzambera mama w'abana ndavuga tuzabyigaho ongera umuhe bwa gatatu ngo ubwo ngo yari amaze kubyemera nuko hanyuma rero uko ndeba ndabona Ingabire biri buze kumugora mubyeyi ntabwo musuzuguye mpaka gatebe umunota utarenze umwe Emmanuel kakabonye burya abagabo dukunda icyubahiro hanyuma Ingabire acisha ikiganza ukuboko kwe kw'iburyo mu bitugu byawe akwiyegamiza kubwira ati akira ubuki bwiza bukwiye umugabo nkawe muhungu mwiza nta mpagarara rwose Emmanuel mu bwitonzi ati Ingabire ati burya nanjye ndagushimiye cyane ongera umwe umugabo iyo ahaze nibwo abasha guhahira urugo mubashimire cyane ariko umuntu wajyanye ko mutatweretse ku buzima bwacu twese se kugira ngo tumenye ko turi kumwe amashyi menshi cyane aha Ingabire hindukirana na Emmanuel mutambuke mu byimbo byanyu byiza dije mwokagera Imana mwari kure kandi nawe ari kure cyane reka ntazakubyibagirwa mufatanyije mwembi mushimire iriya miryango muyibwire ngo muri uyu mwanya turanezerewe ku bwanyu kandi Imana yarabakoresheje turabashimira cyane ibiganza byanyu nuko reka twakire abatahira batubwira amazina y'izabo Ingabire hanyuma kandi ba bantu bashinzwe ibitugeza muri aya masaha nk'aya ngaya nabo babe bitegura ubwo twagiye regaye mu mpere arasuka ariko uraseho nawe urabireba sinkubwiriza icyo gukora umwanya wawe turasuka ategetorgananira imitima w'Imana yahaye sinzamura mfatahashiye ngendo umve ndahashiye ngendo nta makena turacyariho mubiri ubengerana umve ndahashiye ngendo ngenararirimbye birashigishe ngenararirimbye ndacereranya maze mu gitondo amasimugo mwahumbe ndashiye ngendo muraho mwamfane data mwiza gahangana hasi umucyo urugamba rutagenza umugongo ni ukuri wantumye kandi natumitse nageze mu rwuri bakiri inka twari twabageneye kubera ko natwe twari twahawe ubatugeneye kandi neza ariko ntabwo nari kuba ndi hano njyenyine kuko nabo bafite umutahira wari mu rwuri rw'izabo gusa muri aka kanya baje bamuhamagara bamubwira ko amutegekesha Imana yari iriho yerera kandi yagombaga kuyiba hafi arambwira ati twaragiranye igihe kinini ese wacu n'izo wanyuziza amazina ngaho gerayo maze ubabwire amazina yanyu maze n'izo wacu wibuka ubabwire amazina yazo umberaho ntari kandi ndakwizeye nyaboneka mumbabarire mu nteze amatwi igenda uwo mutahira ntabwo ndi umurenza maze mbabwirize wacu ndamubwiye muzatsinda ahubwo bibero bya mutari burya barayibonye baratangara uruhira ati nimuhumure si ijana nirumara gishika